bakunzi b'imbaraga z'ubugingo, umwami Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru ibampera amahoro aho muri hose. Nitwa Mukandengo Laurence, nsengera mu Gatenga ku itorero rya ADEPR Gatenga, niho nkorera umurimo w'ivugabutumwa. Imana rero ibahe umugisha, nkadusenge. Mana yacu, Mana data wa twese mwiza, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Turagushimiye mwami wacu, Mana yacu, uri Imana yaturinze, uri Imana yabanye natwe, uri Imana yatanze Ethiopia, Iseba n'andi mahanga ku bwacu. Icyubahiro no gushimwa n'ibyawe murengezi, witwa isumba byose, witwa ndiho, uhoraho ukuri, uwera ukuri. Izina ryawe niryubahwe Imana, natwe duciye bugufi kugira ngo izina ryawe riherwe icyubahiro muri twe. Duciye bugufi kugira ngo mwami wacu, Mana yacu, ibendera ry'ibyishimo n'umunezero no kunesha kwa Kristo Yesu bizamurwe ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Icyubahiro nishimwe n'ibyawe murengezi. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, rikajya kubaho Imana, tumanura imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Umwuka wera w'Imana nadufashe, kandi umwuka wera w'Imana adushoboze mwami kumva no kumvira ibyo umwuka abwira amatorero. Ijambo ryawe mwami wacu, Mana yacu, n'imbuto itarumba, reka urimeze uritere mu mitima yacu, uryuhirire urimeze, kandi ryera imbuto muri twebwe kugira ngo ridushoboze kugukiranukira Mana no kukwizera. Bana natwe rero nyakubahwa Imana muri uyu mwanya, mitima ya benshi igubwe neza, mitima ya benshi yongererwa imbaraga, utubere umujyanama kandi utubere umurinzi wa byose. Urakoze rero Yesu mwiza, bana natwe kandi dufashe Kristo Yesu, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nkuko nabibabwiye, nitwa Mukandengo Laurence, ndi umubyeyi, nsengera hano ku itorero rya ADEPR Gatenga, ndi umukristo waho, niho nkorera umurimo w'Imana w'ivugabutumwa. Imana rero iduhana umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'Ingoma, ibice 4, umurongo w'9. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, icyamukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ryiza. Muri ijambo dusomyemo umugabo witwa Yabesi. Uyu Yabesi rero ndagira ngo tumuvugeho gatoya. Uyu Yabesi ni umwana wavukiye mu hafi n'Abayuda, kuko aho bari batuye na Bisiraheli bari batuje, kuko umuryango wa Yabesi wari waraturukanye n'Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, kuko umugabo witwa Mose yari yarashatse umukobwa w'umunyamahanga, sebukwe yitwaga Tera. Aba rero kwa Tera ntabwo bari Abayuda, ntabwo bari Abisiraheli, ahubwo bari abirabura bo muri Ethiopia. Rero ahangaha muri uyu muryango niho havuka uyu mwana witwa Yabesi. Igihe rero Abisiraheli bavaga muri Egiputa, Mose yabwiye muramu we, nukuva musaza w'umugore we, aramubwira ati twebwe ntitumenyereye intambara zo mu butayu, ubutayu ntitubuzi, ntabwo inzira zaho tuzizi, mwadufasha mukajya mutwereka ahari amazi,
ahari ubwatsi, ahantu se wenda hatari heza ntituhanyure. Nuko uwo muryango w'abirabura uhagurukana n'Abisiraheli, uhagurukana n'Abayuda, ariko uyu muryango wo wavutsemo Yabesi ntabwo wari uw'Abayuda. Nuko bageze bamaze kwambuka Yorodani, barabatuza. Aho batuye rero hari hafi n'aho Abayuda batuye. Nuko Yabesi bavuga ko yari umukenezi, yavugaga mu bwoko bw'abakenezi. Noneho rero uyu mugabo Yabesi yitegereza Imana y'Abisiraheli, asanga Imana ishobora byose iyo wayisenze neza, iyo wayubashye, iyo wayiciriye bugufi. Amenya ko Imana itarobanura ku butoni, amenya yuko Imana umuntu wese uyubaha akayizera agakora ibyo gukiranuka ibasha kumukoresha iby'ubutwari. Imana yacu nishimwe. Nuko Yabesi rero ngo mama we yamubyaranye agahinda. Ntaho Bibiliya itubwira aka gahinda ka mama we aho gaturuka, ntabwo itubwira niba wenda yarafashwe ku ngufu, ntabwo itubwira wenda niba se akimara yarashatse wenda mu muryango utamukunda wenda ukamugerageza nk'uko muri iyi minsi mbona byeze. Ntabwo itubwira intandaro y'aka gahinda ka mama we yamutwitanye akamubyarana, ndetse akageza n'aho amwita izina ryitwa Yabesi. Iri zina ryari ry'umubabaro, iri zina ryagize impact, ryagize ingaruka kuri uyu mwana Yabesi. Nuko arangije Yabesi amaje kwitegereza uburyo izina rye rimugiriyeho, rizanye ingaruka ku buzima bwe, rimutuje mu mfunganwa, rimwimishije umugisha, kandi abona yuko n'ubundi abantu bari mu nzira y'umubabaro, bari mu nzira y'ibyago no gupfa no gupfusha. Nuko aravuga ati ahari uwasenga Imana y'Abisiraheli. Impamvu Bibiliya ivuga ngo nuko atakambira Imana ya Isiraheli. Yatakambiye Imana ya Isiraheli kuko twebwe kera ngo ntabwo twari ubwoko, ngo nta nubwo twari tuzwi, ngo ahubwo kubw'amaraso ya Kristo Yesu yatwinjije ahera. Agakiza kari ak'Abisiraheli, Imana yari y'Abisiraheli, nibo bari barahawe isezerano, nibo isezerano ryari iryabo. Aba rero bari abanyamahanga, bari abirabura, bagize umumaro cyane, bafashije Abisiraheli intambara zikomeye zagiye zirwanwa n'Abisiraheli. Mwibuka yuko Kalebu nawe yagendanye nabo, ndetse akajya no gutata igihugu, akaza mu bagabo babiri we na Yesuwa bakazana inkuru nziza. Urumva ko uyu mugabo Kalebu, Yabesi, bene umuhungu wa sebukwe wa Mose wa Yetiro, abo bari abanyamahanga ariko bagize iki? Bagize umumaro. Rero agakiza ngo ntabwo kari ak'abanyamahanga, ahubwo kari ak'Abisiraheli. Iki gihe rero uyu mwana yumva aratekereza atari ko niswe izina ribi, izina ry'umuvumo, izina rinkenesheje, izina rintuje mu mfunganwa, tiko nabonye Abisiraheli basenga Imana, nanjye uwayisenga. Icyambere nagendanye nabo, cyambere namenye uburyo basenga, cyambere nabo Imana ikorera muri bo narayibonye ndayizi. Ikindi cya kabiri, turaturanye, turi abaturanyi. Ni ukuvuga ngo buri umuturanyi mwiza ashobora kukubera umugisha, ushobora kumwigiraho ibyiza, ushobora kumwigiraho iterambere, ushobora kumwigiraho byinshi kandi byiza. Imana yacu ishimwe. Yabesi ashingira kuri ibyo ngibyo, yishingikiriza ko yagendanye n'Abayuda, yishingikiriza ko yamenye Imana basenga, yishingikiriza
kuko baturanye. Nuko aravuga ati reka nsenga Imana ya Isiraheli, ngo nuko atakambira Imana ya Isiraheli, ngo nuko aravuga ati icyampa ukampa umugisha. Impamvu yasabye umugisha nuko nta mugisha yari afite. Iri zina nyina yari yaramwise ryari ry'umuvumo, ryari ryaramukurikiranye. Nuko ngo ntacyo yakoraga ngo cyemere, nta terambere, nta bindi yari afite. Mbese twavuga ko hari wenda yari nk'umukene mu buryo bwose bushoboka. Nuko amaje kwitegereza rero asanga ibyo akora byose nta mugisha w'Uwiteka urimo. Arangije arasenga aravuga ati icyampa ukampa umugisha. Urumva ati Imana ya Isiraheli, icyampa ukampa umugisha, ukagura imbago zanjye. Mpamvu yavuze ngo ukagura imbago zanjye, yari ari mu mfunganwa. Buriya ntiyabashaga kuvuga, nta ruvugiro yari afite, nta jambo yari afite, ntaho gutura hagutse yari afite. Mbese yari mu mfunganwa. Ibyo byose byari mu mfunganwa, nk'uko natwe ujya usanga usa naho uri muri gereza y'ikintu runaka, ikintu kikagufata kikagushyira muri gereza, ukajya wumva utahinguka mu bandi, ukajya wumva utagira icyo uvugira mu bandi, ukajya wumva mbese utabyara, kubera ko uvuga uti se nimbyara ndabatuza hehe, turaba hehe. Ubwo ako kantu kaba karagushyize muri gereza y'imfundanwa, ahantu hatari ubwinyagamburiro, ahantu nta muntu ukubona, ahantu nta muntu ukumva, ahantu nta muntu udataka ngo hagire umuntu ukumva. Aho hantu ni ahantu ho mu mfunganwa. Nuko Yabesi aravuga ati icyampa ukampa umugisha, ukanyagurira imbago, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ni ukuvuga ngo ibyago byari biriho, na n'ubu ibyago bibaho, ariko umuntu wizeye Imana ishobora byose aravuga ngo mu bibi no mu byiza ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ubwo rero ngo amashimwe. Ubwo rero yavugaga ati icyamukagura imbago z'umutima wanjye, icyamukagura imbago z'ibitekerezo, icyamukagura imbago mu buzima busanzwe, ukagura umuryango wanjye, icyamukanyagura nkazakomokwaho n'amahanga yubaha Imana. Ati kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ibyago si uko bitazabaho, si uko bitari biriho, ariko umukristo w'ukuri uwamenye Imana nyamana ntaterwa ubwoba n'ibyago n'amakuba. Kuko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ni umunara muremure, ni igihome kinkingira iteka. Iyo rero uzi kuri mu bwihisho bw'Uwiteka, iyo uzi kuri muri icyo gihome, wubatse ubuzima bwawe muri icyo gihome, ibyago naho byaza. Irya jambo rivuga ngo amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Iyo uri muri iryo jambo rero ukumva yuko Uwiteka ari uzagukiza muri byose, bya byago niyo byaza ntibikubabaza. Niyo mpamvu uyu mwana rero cyangwa se uyu mugabo witwa Yabesi yavuze ati icyampa ukanyagurira imbago, icyampa ukampa umugisha, ukagura imbago zanjye, ukandinda n'ibyago ntibimbabaze. Uyu Yabesi rero ngo Imana irabyumva, imuha ibyo yasabye, ku buryo ngo yarushije bene se icyubahiro, ngo yabarushije ngo icyubahiro. Imana iramwubahisha, iramuzamura, imuha umugisha, icyo akozeho cyose kigakunda, icyo atekereje kikamubera cyiza, icyo yerekejeho amaboko cyose kikamubera cyiza. Ngo nuko agira n'icyubahiro n'umugisha abirusha bene se. Ni ukuri Imana iratoranya, kandi Imana nayo iyo ishakanye umwete urayibona, irakwiyereka. Ahubwo igikenewe ku bana b'Imana muri iyi minsi, tugendera muri ya mazina ya karande ariho imivumo, tukagendera muri bya bisekuru bya kera bitaguka, tukumva ngo turi aho ngaho nyine turiho, ariko ntidusobanukirwe neza yuko Imana ari ifite umugisha wacu. Ntidusobanukirwe neza yuko nta muntu waba mu mfundanwa, ntabwo Imana yagushyira mu mfundanwa itazagukuramo. Ahubwo ni ukuvuga ngo iyo we wizeye Imana, iyo umenye Imana isengwa iyo ariyo, ukamenya Imana ikora ibitangaza iyo ariyo, ukamenya Imana yagura imbago iyo ariyo,
ukamenya imana usenga iyo ariyo, bijya bigufasha kwaguka, bijya bigufasha kubona umugisha ndetse n'icyubahiro. Ibyo usabye umwami Imana arabiguha. Imana yacu nishimwe. Yabesi rero yasenze Imana y'Abisiraheli. Impamvu yasenze Imana ya Isiraheli nuko aho hari izindi mana, hari za Shera, hari za Shitaroti, hari imana z'ibigirwamana, iz'izuba, izitanga urubyaro, izitanga uburumbuke, zari zihari. Ariko uyu Yabesi yikomeza ku Mana ya Isiraheli. Iyo yabonye ibambutse inyanja itukura, iyo yabonye ibambutsa Yorodani, iyo yabonye ihirika Yeriko, iyo yabonye yagendanye nabo ibakiza amaboko ya Farawo, ni ukuri iyi Mana yikomezaho. Aravuga ati icyampa noneho ukampa umugisha, icyampa ukagura imbago zanjye. Asengana umubabaro yari awufite, kuko izina rye niko ryavugaga, ryari ry'umubabaro. Yasengana agahinda, yifuza neza, yifuza imbere ya Data wa twese mwiza. Aravuga ati Imana yabanye natwe, ni ukuri nanjye yangirira neza. Ntabwo rero twebwe tujya tumenya kwigira ku bantu beza. Ubundi mu rugendo rw'umukristo ugomba kugira umuntu wigiraho kubaha Imana no kuyikorera. We rero yubashye Imana ya Isiraheli, arayizera kuko yari yarigiye kuri aba Bayuda. Noneho rero natwe biradusaba kumenya neza, ese abashumba baduhagarara imbere, abapasiteri, abavugabutumwa, yemwe n'abapadiri, abavuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ry'ukuri, batubwiriza ubutumwa bwiza, bagasenga tukabona Imana ibagirira neza. Noneho twebwe kuki twebwe ko twahawe ubwo butware n'ubushobozi, ko Yabesi uyu nguyu yasengaga Imana avuga ati Imana ya Isiraheli, none ubu uyu munsi natwe abanyamahanga tukaba twarigijwe imbere, natwe abanyamahanga umwami Yesu akaba yaraduhaye ku gakiza ke ku buntu, ngo umwenda wari ukingirije ahera hahera utabukamo kabiri, ngo aravuga ngo buri wese yigerereyo. Ubu noneho tugisenga Imana ya Isiraheli, ahubwo dusenga Imana Data wa twese mu izina rya Yesu. Haleluya. Wifitiye ubushobozi bwo kwigererayo, wifitiye ubushobozi bwo gusenga wisengesheje ubwawe, wifitiye ubushobozi bwo gusoma ijambo ry'Imana uri wenyine ukabana n'Imana yawe, wifitiye ubushobozi rwose, wahawe ubushobozi, kuko Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi, ngo kandi amagambo yanjye naba muri mwe nanjye nkaba muri mwe. Haleluya. Ngo namwe mukaba muri nge nanjye nkaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uyu Yabesi yasenze Imana y'Abisiraheli, imugirira neza. Twebwe ko dusenga Imana Data wa twese, Imana idukunda, Imana yaturemye, Imana itubeshaho, Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo ngo aduhe ubugingo. Mbese kuki twebwe tutifitiye icyizere cyo gusenga isengesho rihindura amateka? Uyu munsi ufite izina ribi, uyu munsi uri mu mfundanwa, uyu munsi ibyago birakubabaza ugatakaza ibyiringiro. Nyamara umwenda wari ukingirije ahera hahera watabutsemo kabiri, kandi Yesu yagiye ku musaraba ngo yireherezeho amahanga yose. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Hazaza turuhura dukureho iyi muvumo. Araje aturuhure adukure mu mfundanwa, araje aturuhure adukure muri iyi gereza, araje aturuhure adukure mu mivumo, araje aturuhure abane natwe mu byago no mu makuba. Imana yacu ishimwe. Rero ni ukuvuga ngo dukwiriye kwizera Imana yacu ihindura amateka. Imana dusenga ikumva, Imana yacu igira amatwi irumva, iyo dusenze iratwumva, igira umunwa iravuga, ifite n'amaso irareba, kandi ngo ifite n'amaboko irakora, ifite n'amaguru iragenda.
haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe kandi ihimbazwe. Isengesho ryose uzasenga mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, Imana izaryumva. Imana izazi guhindura amateka. Imana yahinduriye Yabesi amateka ngo arusha bene se umugisha. Ntabwo Imana yahinduye izina, ahubwo yahinduriye Yabesi amateka. Imana yacu ihindura amateka, ibya kera bigashira, hakaza ibindi bishyashya. Ibintu byasaga naho bigushyize mu mfundanwa, uyu munsi wabihanurira ukavuga ngo Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka wera ifite ububasha n'ubushobozi bwo gusenya no kurimbura no kubika no gukuraho ingoyi zose z'umwanzi ku buzima bwanjye, ubundi nkagendera mu mugisha. Amen. Imana yacu itanga umugisha ndetse ikagusumbisha amahanga, ikagusumbisha bene so. Ni ukuri rwose tujye tureka ibintu byo kwitiranya Imana. Imana irashoboye. Iyaguhaye agakiza ibasha no kuguhindura amateka. Iyaguhaye agakiza ibasha no kukumva. Iyatumye wumvira ijambo, iyatumye umenya neza Imana nyamana, ibasha no kuguhindura amateka. Witinya, Imana yumviye Yabesi irabikora, nawe yakumvira. Uyu munsi ni wowe Yabesi, uyu munsi ni ngewe Yabesi. Mbona ibintu byose bidakunda nk'uko mbishaka, ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Imana ishimwe, ubwo Umwami Yesu agukunda uri amahoro. Amina. Kandi Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo uza gusabira umugisha wese nanjye nzawumuha. Ni ukuri Imana ifite umugisha, ifite umugisha wacu, ifite umugisha wawe wa mukobwa we, ifite umugisha wawe wa mama we, wa mupapa we, wa musore we, wa mwana we, wa mukecuru we, wa musaza we. Imana ifite umugisha w'abantu bayo, mureke tuyikomezeho. Jambo ry'Imana riravuga ngo unyikomezaho wese naho yaterwa n'amakuba nge nzabana nawe. Ibyago n'amakuba ni byinshi imbere y'umukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Tuzapfa, tuzapfusha, tuzagira ibibazo bitandukanye, ariko kuko twamenye Imana ibana natwe mu byago no mu makuba, izadufasha, izagufasha. Ibyo byago ntibizakubabaza, ahubwo uzakuramo amashimwe yo gushima Imana ko yabanye nawe, itagutereranye mu byago no mu makuba. Amen. Reka rero sengera umuntu wumvaga atagendera mu migisha, bona umugisha we ntawo, haba mu rubyaro, haba mu mirimo isanzwe, ku rubyiruko babona nta kazi, babona amashuri bitagenda neza, mbese babona bari mu mfundanwa, babona basa n'abafungiranye, badasenga ngo bikunde, badakora ngo bikunde. Uri ku musozi w'umuvumo, uriho izina ry'umuvumo. Uyu munsi tugiye gusenga Imana, Imana idukureho uwo muvumo na za karande, hanyuma tugendere mu buntu bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntikurerekanwa, ko ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana, ubwiza bwacu ntiburatwikururwa, umunsi umwe buzatwikururwa. Ariko tukiri mu isi, reka Imana itwikurure umugisha wawe. Tukiri mu isi, reka Imana itwikurure imbago zacu, izagure idutuza ahagutse. Reka Imana idukure mu mubabaro, mu kababaro dushyirwamo n'umubabaro. Imana yacu ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Wizera Imana. Yabesi yarizeye, bimuhindukira uko yizeye. Asenga Imana ya Isiraheli, Imana imugirira neza, imuhaziriza kwifuza kwe, ngo ndetse arusha bene se umugisha. Nawe rero birashoboka. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo iyo ugihumeka umwuka w'abazima ngo byose biba bigishoboka. Ngo weho uraruta uwamajije gupfa, kuko uwamajije gupfa we ibyo byararangiye, kuzimu nta migaba n'imigambi bibayo. Ariko kuko ugihumeka umwuka w'abazima, Imana ibasha kuguhindurira amateka.
ikagutuza ahagutse, ikaguha umugisha, ukiga bigakunda, ugakora bigakunda, ugacuruza bigakunda, ugasenga bigakunda, ugasoma ijambo ry'Imana bikemera. Haleluya! Ugakora neza bigakunda, umugisha w'Uwiteka akazana urwunguko mu matungo yawe, ukaguka kandi Imana ikagutuza ahagutse. Hari abantu n'ukuri batuye mu mfundanwa, bagatura mu mfundanwa, akabona hose inzira zose zirafunze. Umwami Yesu abasha gufungura imiryango y'umugisha, abasha kugutuza ahagutse. Imana yacu irashoboye, ni nziza. Reka dusengane Imana, wizere Imana, ukomeze usomera ijambo ry'Imana, ubasha gusobanukirwa hamwe n'umwuka wera w'Imana agufashije, ndetse ukarushaho kwinjira mu kindi cyumba cyiza cy'ibyishimo n'umunezero. Igihe uzaba urimo usubiramo iri jambo, igihe uzaba urimo usomera ijambo ukizera, Imana izakorera muri iri jambo, iguhe umugisha kandi iguhindurira amateka. Imana rero ishimwe. Reka dusengane Imana. Mwibuke gukora komenti, share na subscribe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi, kandi Imana yacu ibampere umugisha. Reka dusenge. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana ishobora byose, Imana ihoraho nyir'ububasha, Imana nyir'ubutware, Uwera wa Isiraheli kandi w'ukuri. Uri Imana dusenga ikumva, uri Imana ikora, uri Imana igenzereza neza abantu bayo, uri Imana ituzi dusobanukiwe. Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, nazishyizeho ikimenyetso. Haleluya, haleluya, haleluya. Uravuga ngo kandi zizi ijwi ryanjye, ngo iyo zihamagaye mu mazina yazo ngo zirumva zikitaba, ngo bityo rero ntawe ubasha kuzimvuvunura mu kiganza. Urakoze, urakarama Mwami wanjye, Mana yacu. Iri jambo Mwami wacu twumvise ryumvikane mu matwi yacu, reka rikora imirimo n'ibitangaza. Abantu bawe biswe amazina y'umubabaro n'agahinda, abantu bawe Mwami bagizweho ingaruka naho tuvuka, naho bavuka, n'ibyo babayemo kera, ariko uri Imana ibasha guhindura amateka, nk'uko waguye imbago ya Besi agusabye gucamuka mu mugisha, warawumuhaye Mwami wacu. Natwe rero turasenze, umuntu wagenderaga mu mivumo uyu munsi nahindurwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Agira umugisha wawe mu izina rya Yesu, agira umugisha mu byo akora, agira umugisha mu byo atekereza, agira umugisha muri byose, kandi aho azakandagira hose icyo gihugu uzakimugabize, kuko ari umugisha wawe umuriho. Turagushimiye kuko uri Imana itanga umugisha. Mpera umugisha abana b'abakobwa, umpera umugisha abana b'abahungu, umpera umugisha ababyeyi, umpera umugisha abagabo n'abagore, uha umugisha ingo zo muri uru Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uha umugisha Mwami abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru, uha umugisha abakozi bawe bagukoreye bakatumenyesha iby'ubutumwa bwiza, natwe tukihana. Uha umugisha badutoje gusoma ijambo ryawe, uha umugisha badusengeye, uha umugisha abagerageza kubaha Imana, uha umugisha buri wese utekereza kuva mu mfundanwa mu nzira akaza mu nzira y'agakiza. Reka utumurikishirize mu maso yawe Mwami, maze twebwe twese duhe umugisha mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu gihe umugisha, ukigushiriza imvura nziza y'umugisha, ukivushiriza izuba ryiza ry'umugisha. Abaturarwanda, ndetse n'abari hanze y'igihugu n'abandi banyamahanga, abo Kristo Yesu yireherejeho akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura, reka babonera imbere yawe umugisha wawe Mwami. Urakoze, urakarama Mwami wacu, Mana yacu kuduhaye umugisha. Reka rero dusengeye nanone abari mu mfundanwa, abatari ahantu hagutse, reka udutuza hagutse, udutuze ku musozi Heburoni, udutuze ku musozi Beseri, maze natwe tugubwe neza. Umusozi wawe mwiza mu izina rya Yesu, maze udutuza hagutse. Abazadukomokaho Mwami nabo bazatura hagutse, bazagendere muri uko kwaguka kwacu. Turagushimiye Yesu ko waguye imbago zivuga butumwa, ko waguye imbago z'abakristo, ko waguye imbago z'abakuzi n'abatakuzi, aboroheje n'abakomeye, ko twaguriye imbago Mana, tukakumenya tukagusobanukirwa, tukamenya kuri Imana y'imbaraga ifite ubutware n'ubushobozi ku kintu cyose. Shimwa kandi uhimbazwe kuko twaguriye imbago mu buzima busanzwe, mu buzima tubayemo, kandi ukatwagurira n'imbago Mwami no mu buzima bwa gikristo. Urakoze rero Mana. Besi aravuga ngo icyama ni ukuri ngo ibyago ntibimbabaze. Ijambo ryawe riratubwira ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose.
Mana yo mu ijuru, reka udukize ibyago ntibikatubabaze ntibikatume dutakaza kwizera yuko umwami Yesu ari kumwe natwe kandi ari uzaturukoze. Rero Mana yo mu ijuru, bana n'abababaye ugirire neza gusengana umwete. Ijambo ryawe riravuga ngo none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mu izina rya Yesu ngwino udushyire mu mahoro Mana, maze tubeho mu mahoro, mu byishimo n'umutekano wawe. Dusengere mu kuri no mu gukiranuka kwawe, umwuka wera w'Imana abona ahakorera muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo, wagura imbaga umwami, ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu bibe by'igiciro imbere yawe. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu urakoze. Amen.